kabonye araza akatukumenamo warangiza ukavuga uti ndamucyura ubu mucyura umujyana he ntunduke utaha ujya kuruka iwawe kandi nawe ntukomeze kunshinyikaho nta mikino ihari kuri ubu ngubu Hirwa ariko nakubwiye ngo bikomeza kumena umutwe kuva mu gitondo utetse inkono ese ibyo byitetse n'amabuye nta masara bwayo yabiza kuba ari ibiryo biba byahiye noneho ubu ngubu ugiye kujya usuzugura nurangiza umbwira ngo ngenze mu gikanze byitekere ntabyo nkuha nibishake bibe biba byanahiye umunsi sinkugaburira ushaka ahantu ujya kurya ugize ngo iki uzi ubyitekere ntawe uri gukoze sawa ugize amahirwe birabubuza umbwira aho waraye Bigeze zigoye Imana nuko nyine umuntu abyihangana nyine uri kubyumva neza ariko impamvu uri kugenda umbaza ikibazo nk'icyo nyine ndi kwibaza ukuntu mubanye Imana n'iminsi kuko bitewe n'ukuntu ingo zimeze Imana harigeni fasha gutya sha yarabyanze ashamana amazirago bene yamu nawe ubundi rero rwose Karoli ubu ngubu ngewe ndambiwe guhora nitwa imbwa pe ngo nzabe imbata y'ibyaha n'imbata y'icupa ese wowe ose kandi kurera kurimba baba we yari yanjye yari imenetse ni ukuri kw'Imana yari imenetse pe ariko rero we za Karo mbamva kubwira bakumva kadiri urabizi neza yuko tumaze iminsi dufite ubushomeri ubwo narayitegereje ndareba yitegereza mbona dukwiriye gushinga koperative y'ingurube tugashyiramo abakozi 85 atamo no kuzige oya Karo sigaho utazashiduka ukurikiranwe n'imizimu y'ingurube kuzige nabo oya tuzazorora ariko ntabwo tuzazira bashaka zakwemerera umugore wanjye twanabonye wanjye yariye n'iye namukubita gataye wabo azanye ubwo bucu namushinga yarabishima kubwira ese ugira ngo nubwo umugore wanjye ngo akora siporo ugira ngo yapfa gukoramo ntabwo yakoramo rwose genda ibuye
ndibuye neza neza Nakwabisha. ariko reka mbanze ngiye kwihagarika Gereka. reka mbanze ngiye kwihagarika numva ntangiye kumererwa nabi ndaje Yenda uwo girute buke. wewe ugira ikibazo Bene cyo gihugu gishyiraho inyama. eee N'ibitoki nta kibazo karori we ibitoki bitatu by'iminyinya. eee Ndetse ko nayabonye. hari inzu ufite mu murenge mu mazu ufite maze igihe kimwe nshaka kwegera ariko nari narakubuze sinzi niba rero wanyemo ndayishaka cyane yazi uko natayitanga iriya nzu ndayishaka kuko nkeneye kugira murabona urabizi ko mu mpera z'umwaka mfite nyine mwitegura kuzana umugore ntabwo wamuzana mu nzu idafatika cyamani yanze ntabwo nayigwa ngo ni umwanda ariko ndabona mageze ahubwo se sha wagira ngo uyu mukandara wagira ngo madamu yawushyizeho ingufuri uranafunguka ariko reka ngerageze icyana era hano shanga ubwinshi bene hano niko bimeze bitera hariya se wari uri gukora iki ari gukubura ariko se wowe nigute ubona umukiriya yaje kunyara ntuje ngo umufatire cyangwa se umufungure iyi ni serivisi mutanga ushinzwe gukora iki njye ndashaka kukubaza ikibazo iyo uzanye inzoga ebyiri kuri abantu b'abagabo ntukatakate impande yacu ngo ureke inzoga zashize rebera nawe ntabwo turi bumwe kamwe serivisi wenda wowe nibwo ugitangira kunywa seriveri wazanye inzoga hano vuba wowe uzanye inzoga njyewe ndi kwikopesha zana inzoga hano vuba kiravuga Nagenda nyawaza. Karoli nawe ubundi uba mu bwinshi Ndakubona nzi ko waheze. Nzi ko wavuye. ari ndi kunyarasha ariko se izi ntebe z'ahangaha numvise hari ukuntu zitaka zishobora kunkubita Harimo kumaramo ngo bavuye akamaramo nacyo yenda gurani ngafite byerekana rwose wafurawe naho ubundi rero ibintu nakubwiraga rwose nabitekereje igihe kirekire uzi ukuntu madamu wagiye mbwira ngo ndimbwa n'abagore ntakabwo kange jye menya ko uri umugabo iwa ariko nk'ubu nkanubaza inzoga wuzuzana inzoga iyi nzoga ndi kunywa n'iz'ubuntu seriveri mu gitondo shyiramo inzoga agira vuba cyangwa nanjye nk'uko uri kunyishyura mu bice ariko uzajya ajya azana inzoga imwe nanjye njya kumwishyura ndamwishyura ibice ndajya muhamagara bwatezanye ambwira umwishyura asubire yongera agaruka nta mugore wawe nta cyangwa usize tubane dukore umusha korora ingurube dushyiremo abakozi nuko nanjye wagera mu kintu twahinze ibihumbi akica oya niko bimeze mugore Karoli none se nawe utangiye kuzanamo urwenya kandi turi siriyasi nyine turi siriyasi nyine magana nose urifuza nga yashyeyo izindi nyama urazinuze urazimista nkoko sha nuko ubuhe uriya wicaye hariya inyuma yacu sha reba neza dore nicyo yo kafu oya nuko kafu ni mwe nkoko yatwehoreye reka tumureke yita nkoko yanze kutuvugisha dukombe imwe jyawe ku kamare bagwa kandi tugiye gutabira hano
ndasubitse rwose nyuma ya wire nagusubika Karori umva nkubwire nagusubika umushinga rwose wapi ntabwo ari umushinga shyira hasi kunyaka inzoga yanjye urayitana Karori kirazira kunywa inzoga ukaheza sigiye seriveri seriveri dahe bataguhaye imbisi kirazira ntabwo unyweye amacupa 10 niho yishyura ni nkanywa amacupa 5 ngenda yishyura nakubwiye ngo aka kabari reka dutahe ndayishyura izi nzoga zisigayemo dore n'igice seriveri nawe aze hari ugenzi usomeho rero inda yawe ndayizi Karori shyira hasi ese ko mbona muraziranye ese ko mbona ufite inyota nyinshi seriveri muraziranye seriveri tuziranye hano mu kabari ariko ari umugore wanjye ngo ndamurongore ugatsindwa kansomeho rero nawe rimwe dutahe dusanga abagore bacu akabagaryo wawe uba nkubwire Karori niba ikunaniye zana hano kansomeho rero Karori ntayimena uretse nsomeho urayinywa yego iyo dutahe yego reka rero amaho nawe Karori afite ko wagira ngo ni ikigega unywa Karori ntukundikisha inzoga dutahe njye rwose ntabwo narenza amacupa 5 yarazikwenga kandi uwayikoze yarabakeje uretse gato iza gato ngubire wayenze yarazikwenga Karori ho gatsingo kandi tuza uwayikoze wumve yarazikwenga tuza ubanze wumve rero niba wanze gutaha ndahagurutse nagusize none se wagushyenya oye amafaranga nta kintu nshaka kurenzaho reka dusigaze n'ay'ubutaha Karori njyewe ndagiye urumva urabasha banze wumve se uretse mwujyane ntabwo wagera reka mwujyane banze wumve kamujyane reka dutahe dutahane uretse gato uretse utazamena igisabo sha tujya utazamena igisabo genda neza twavuze ko ari icyamuco rero agaruka mutahana rero mujyane ariko se Karori uretse gato mubazi none inzira yatuzanye ni hariya cyane hari ni nahibagiwe rwose inzira gereka ture umuryango uri muco mushoma inzira isohoka ni muchoma wachometse imise tubwire hano uya w'imbere ni hariya asaba ngo ni hariya tugende muyobora unyobora tugende muyobore wasinze rwose mubazijyane rukire kwishuriza yishyuwe cyangwa usiba se nawe umugabo ntihabwe intebe ibyo byo murabizi neza ntabwo ari umugabo ibyo kuba ari umugabo kuba ameze gutya njye nawe nakira umuntu umeze gutya umva rero nkugire inama mucyuri iwawe ahuba ntabwo neza wongera cyane iwanjye aho mwaraye mujyane mujyane umugabo ntabwo hano ari we se yavuze ngo mugende mwumvire imbere y'umugabo mwihuse reka ngusabe akabogi hano reka ngusabe akabogi hano umugabo ntabwo ari wowe ntabwo hano ari we uba wamushutse ukagenda ukamusindisha niyo murangiza muvuge ngo murajya kugwa ka umugabo utanga agacupa se aba ari umugabo
ubusuku ni Ugura hano wa mugore. cyangwa ni uguta ibitabo karo uku ni uku karo reka ngusabe karo ni ukuri rwose uri umuntu w'umugabo rwose ubwo ngeze kwa madamu ubu nareke basi ntuze reka musobanure tuzi biki kandagira neza ariko jya ukora imipeta aho ngaho arabona gutumye kandagira neza urataka mu bihe yaje akunzira se hari isukari yikoreye yagushaga hari isukari yikoreye nawe mpfira mu rugo ndavuze ngo mpfira mu rugo ihute umuza nkujyana kuki utamujyanye iwawe kuki utamujyanye iwawe ndavuze ngo mpfira hano madamu wanjye ni uko akomeze mpfira mu rugo andorera kandi mva nawe reka nkubwire niba bari abagabo niba ari inguzanyo hano mwaje gucura ujye uzihamanisha aho muba mwasangiriye uraza unera isesemi mu ntoki wowe uragaruka hano hagukamujyane rero hagukamujyane nyine madamu igendere nta kibazo turicara hano duhapfire hano ni iwawe ajya he ajya he karo mwihorere yarakaye yewe umugore ntabwo ajya asuzugura wankora hirya wakubaha yakubaha wowe n'ubu madamu mwihorere ikote rizima yakwigurira abanza urebe uko asa urebe n'uko asa uko namuhuriye udufaranga twose abonye araza akatukumenamo warangiza ukavuga uti ndamucyura ubu mucyura umujyana ntunduke utaha ujya kuruka iwawe kandi nawe ntukomeze kunshinyikaho nta mikino ihari kuri ubu ngubu